sound a lot. So Ben, Imana ishimwe ko Ben Bwiza bose bari mu Bubiligi bari amahoro. Hasigaye amasaha make kugira ngo 25 Shades concert ijye hanze. Uriyumva gute kuza gushyigikira navuga ngo mushiki wawe ariko navuga ko ari n'umwana wawe mu muziki kuza kumushyigikira kuri album ye ya mbere bivuze iki kuri wowe hano hanze y'u Rwanda kandi? Ikintu cyiza teka gushigikira ni ikintu cyiza none gushigikira impano nka Bwiza ni byiza kurushaho, so I'm very happy. Dufitanye buriya bahanzi bagiranye indirimbo bagiranye igihango, so dufitanye igihango niko navuga, and cy'imyaka n'imyaka iri imbere, so me being here cyangwa kuba ndi hano muri Brussels kuri igitaramo nk'iki ngiki ndumva nishimye cyane. Urakoze cyane. Umuntu asubije amaso inyuma wagiye Canada. Canada ni urugendo rutari rugufi uva Canada ujya Dar es Salaam, Zanzibar muri Trace Award, uva Trace Award uzi Kigali, uva Kigali uza mu Bubiligi, uri umuntu uraruha. Wavuga umubiri umeze gute, witeguye gute igitaramo? Tugenze muri izo nzira zose umuntu abikurikiye yumva ko harimo ingendo zitoroshye. Ni ingendo zitoroshye ariko I'm strong, I'm ready, meze neza. Of course nagiye nduharo gake gake ariko meze neza ubu ngubu. Meze neza nicyo important. Turi hano. Ibi ngibi bivuze iki ku muziki wacu? Ubundi twajya tuvuga ngo album zibe mu Rwanda, abahanzi ba muri album, ariko noneho uyu munsi turi kubona album ariko noneho zitangiye no kujya hanze y'u Rwanda. Bivuze iki ku Rwanda, bivuze iki ku iterambere ry'umuziki, bivuze iki kuri diaspora, bivuze iki kuri aba promoters bari hanze y'u Rwanda? Ni ikintu kinini. Narashimire team ya Kickers yatekereje kuzana album ahangaha. Byofete ni ndi mushobora kuba nabikoze bwa mbere 2015 ko album ya mbere album naroncinze hano ya 2015 ko nahindutse murayibuka yaroncinwe hano mbere yuko tujya mu Rwanda, so I'm happy ko n'abandi bagiye babibonyemo ikintu cyiza nuko expanding ibintu byacu nitwe twabyikora n'abandi babidukorera, so iyo umuntu asubije amaso inyuma navuga ngo mu mwaka ushize n'uyu mwaka twatangiye abantu babonye gushyira hamwe kwawe ariko noneho gushyigikira abana bakiri batoya. Urugero navuga Element, Kevin Kade mwakoranye indirimbo navuga ko ni indirimbo yagaragaje ubumwe bwanyu ndetse igaragaza n'umuziki wacu aho umaze kugera. Ibi ngibi bisobanuye iki ku muziki wacu, kubera iki tugomba gushyira hamwe kugira ngo twemeze tuzamure industry yacu? Nibwo buryo burenze bwatuma dutaking over East Africa ndetse na Africa as a whole. Ubumwe bwacu gufatanya hamwe niyo chip code, niyo code mbese tu, and I think we are doing it. Of course aho bitaratungana neza bigiye gutungana kurushaho, ariko nidushira hamwe, nidukorana, nidupushingana, dukorana turakora ibintu bidasanzwe tu. Ben, imyaka igera kuri 15 mu muziki uri ku gasongero. Bwiza ugiye kuzuza 3 mu by'ukuri ni umukobwa navuga ko washyigikiye kandi ahagaze neza, avuze ko ari igihango, ariko uko biri kose hari ibanga wamwibira, hari inama wamugira ubu ngubu akakanya. Ndabizi ko muganira, ariko noneho kuri kamera na murumuna we cyase n'undi mukobwa cyase n'undi muhanzi ukiri mutoya, nihe nama wamugira kugira ngo urugendo rwe muri muzika rube consistent? Turaganira cyane, ni inshuti yanjye, hari ibyo mubwira of course bitari kuri kamera nanone bijyanye n'ibyo ngibyo, ariko mbivuze kuri kamera kugira ngo ugire n'abandi wenda byafasha. Nta bundi bwenge cyane of course nanone navuga ko ndusha abandi, ariko ngerageje kugereranya uko ibintu mbibona. Icyambere ni discipline, icya kabiri ni ukubaha, discipline no kubaha bisa nkaho bijya gusa. Ikindi ni kuguma guhagarara wemye n'igihe haje imiraba, kuko ibi bintu tubamo cyangwa se iyi industry ya creative tubamo ibamo imiraba, ibamo challenges, ibamo ibintu nakwita habamo za munyangire, habamo harimo ibintu byinshi biri dark by'umwijima navuga. Iyo uhagaze firm, iyo uhagaze wemye, cyangwa se ukanaba ukalininga ku bantu bazima
usibye ko nabyo bigoye kumenya abazima n'abatari bazima, ariko ugashaka nyine ko uba grounded ahantu heza hari hakuba courage, haguha imbaraga, ndetse ukaba uri tayari yuko umurabanuza uzahagarare firm, uzahagarare wemye, kuko igikomeye ni kikurimo kurusha undi waza guhungabanya. And I think Bwiza ahagaze umwanya mwiza mu myaka iri imbere itari kera, ashobora kuba ari mu bahanzi bakomeye muri Afurika. So ibyo rero bizagenana n'ibindi bintu byinshi bibi. The moment utangiye kujya hejuru, that's the moment challenges zitangira kuza, abakurwanya, abahimba, abazana iki. So Bwiza ndetse n'abandi bagenzi bacu bari kuza, cyangwa se n'abandi bahageze, they should be reminded ko ikibarimo nicyo gikomeye tu, and they should always stand firm, bareba imbere kurusha uko bareba inyuma yaho. Uvuye muri Canada, ibitaramo byagenze gute? Turi kapingaho gato y'abantu. Ibitaramo bya Canada, I would wish ko nabivuga ko mviyo bwa kabiri ko ndashaka gusubirayo. Impamvu nta yindi, twagize challenges y'ama weather. Okay. I think urabizi. Yego. Twabiganiriyeho, twagize challenge za weather, bagize rekoro ngira ngo zimeruka nko mu myaka 30 z'urubura, snow. Yeah, no rubura no cyane. So imijyi nka Montreal yagenze neza cyane. Nanisegura ko no Montreal kuko naje ntinze, gusa dufite ibyo twaganiriye tuzakorana. Twagize itaramo cyiza muri Ottawa niyo iri amazing always. Bo ntibajya nta kibahagarika. Yego. Baje mu rubura rwinshi rureshya nk'umuryango w'inzu, ariko they showed up. Okay. Then Toronto nayo ntabwo yagenze neza cyane, ariko twifuza ko iyi mijyi yose nk'uko nyivuze ndetse n'indi tuzayisubiramo muri summer, aho ikirere kimeze neza, then dukore. Nyuma ya show ya Bwiza rero, abiburayi nabo ngo ugiye kuzenguruka. Nabo yafite igitaramo Berlin. Berlin of Denmark. Turahera nyuma ya Belgique. Turajya Denmark. Copenhagen. Ku 15. Yego. Hanyuma dufite Berlin. Yego. Dufite Hanover. Tuzanagaruka hano muri summer. Muri Europe, muri Norway. Tunasubire muri Munich. Tu ofete irakomeza. Nabonye ufite na concert ya One Love Festival, uzahuramo na ba Yerivis. One Love Africa Festival. One Africa Festival nk'imwe twakoze muri Dubai. Indi ya Dubai. Nabonye uzahuramo na ba Yerivis. Bisobanuye iki? Stage nk'iriya nanone rimwe kabiri gatatu bushize ari anatumiyemo by the way Bruce, nubwo atabashe kugera kubera impamvu z'ibyangombwa. Show nka ziriya zisobanuye iki kuri muzika nyarwanda? Nkuko Lucky bivuze mu kanya, ni ikintu nicyo gihe. Yego. Bisa nkaho igihe cy'u Rwanda in terms of music, creative industry kirageze tu. Impano zahari, amaso yose aturiho. It's time to embrace, ibyiza Imana ikuduha. I think ni ibintu bishimishije cyane. Yego. Imana ishimwe ko turi kumwe. Yes. Kandi noneho ikibazo ngiye kukubaza ukaba ugifite experience bitewe n'uko warabibonye biba mu Rwanda, unabibona biba Zanzibar. Trace Award. Wabonye yariteguye gute hariya? Twabonye social media, twabonye ibintu byinshi, ariko aba ari byiza kugira ngo tumenye uburyo duhagaze mu buzima bwacu cyangwa se n'igihugu cyacu muri event ibyo dukora. Wabonye u Rwanda rusobanuye iki mu gutegura urebye byabaye Zanzibar? Mu bijyanye n'imitegurire, Rwanda nta gihugu nibaza ko biragoye kubona igihugu cyategura neza ibintu ibyo ari byo byose by the right now kurusha u Rwanda. Kandi ntabwo I'm not being biased, ntabwo ni kuvuga ko ari u Rwanda rwacu, ni ibintu tuzi twese abantu bose babona. Trace Awards rero, to answer your question, ntabwo zagenze neza muri preparation, ndetse nabo barabizi, ni ibintu bazi, ndetse n'abanzi bose barabizi. So ntabwo wabikompara n'ibyabereye mu Rwanda. So ni ku ruhande rumwe byamaye akantu
ko kwikoma mu gituza bavuga ati Rwanda kabisa twakoze akazi keza and now I know ko babizi ko twakoze ibintu bikomeye cyane. Bro ndumva hagezeho best hanyuma mbere yuko nkurekura kuri best friend Ben ni izina rinini ntarekura gutyo uravuze uti aho bigeze birashimishije ariko nanone abahanzi ubona gukomeza kwirya mukimara nimwe mwenyene mu urebye umuziki aho ugeze n'abahanzi birya bakimara wa mugani nta busabe ku nzego runaka ziyobora umuziki cyane kuko twahawe na ministeri ishinzwe guteza imbere ubuhanzi nta butumwa bagenera babo ndamutse mbaye honest ndamutse ngize ikintu basaba ubaye honest mbaye honest n'ubundi honest ba kwihangana yego tukajya tugira ama deal ari special kuri BK Arena ama deal ari special ku bana b'abahanga ku bana b'abahanzi b'abanyarwanda agire nkuko tujye tubibona nko muri Tanzania hari ahantu ujya nk'iyo ugiye gufata nk'urugero nk'iyo ufashe nk'indege iva Dar es Salaam ijya Zanzibar fare baha umunyamahanga itanga iyo baha mu Tanzania sinzi I think turanabigira mu Rwanda nyira mu buryo bwo gusura ingagi tugira fare zitandukanye n'iz'abanyamahanga n'izo muri nyagihugu and I feel like it should be the same kuri BK Arena twagira ama event akomeye nka Formula 1 nka yose akomeye wenda bikagenda uko gena ko noneho habaho tugenda umuhanzi nka yampano yabasha launching indi album ye muri BK Arena ntishyure miliyoni 30 ngo sound ibe miliyoni 30 that's miliyoni 60 that's before we even talk about promotion budget and everything. So I think byaryoha cyane. I think twanabona n'abahanzi batera imbere ibintu bihindura isura. I think ni ikintu cyaba kiza cyane. Bivuze ngo magambo makeya urasaba ko Ministeri y'Urubyiruko n'Iterambere ireba muri ako kantu. Ireba muri ako kantu tukagira deal nziza muri BK Arena kuko mu by'ukuri turayikunda na hano dukunda gukora ibitaramo bikomeye ariko I think umenye uburyo ki hari charges nyinshi cyane ama percentage menshi cyane and maybe that's how the structure iteye ariko I feel like byaba byiza cyane biramutse birebweho kugira ngo umuntu aza yakora igitaramo gikomeye runaka nakajya avamo ajya avamo afite ikintu runaka gihinduka kuri we tu gihundika gifatika apana amafaranga yose yashiriye muri ibyo biboro byose tu Thank you bro. Wakoze cyane. Thank you guys.